kwizera kwageragejwe kuva i Yerusalemu ujyanwa i Babuloni. Urinde wigeze gutandukana n'abo wari umenyeranye nabo? Waba warakomeje cyangwa warakomeye kugumana umwihariko wawe? Reka dusuzumire hamwe mu ncamake inkuru itangira mu gitabo cya Daniyeli. Ahagana mu mwaka 600 mbere ya Kristo, umwami Nebukadinezari umwami wa Babuloni wari ukomeye muri kiriya gihe yagabye igitero i Yerusalemu arahatsinda. Muri icyo gihe birashoboka ko Daniyeli yari afite imyaka nka 18 ubwo aburaga byose kuri uwo munsi. Biteye ubwoba atabashaga kuvuga byinjiye mu bwonko bwe, mutera ihungabana mu buzima bwe hafi ya bwose. Daniyeli icyo gihe atandukanye n'inshuti ze, uhereye ko yaramenyeranye nabo nuko ahatirwa kugenda urugendo rurerure rw'ibyumweru kandi ruvunanye. Gashoboka yari yambaye ubusa, abeshejwe umunyururu kimwe n'izindi mfungwa, ajyanywe mu kindi gihugu aho bidasanzwe byari bimutegereje. Ubwo bagiraga i Babuloni barageragejwe mu buryo bwose, ariko aza gutoranywa mu banyabwenge bagombaga kujya kwiga iby'ubwenge muri kaminuza zikomeye muri icyo gihe. Gusa igiciro cy'ubwo burezi cyari gihenze cyane kuri Daniyeli na bagenzi be. Mbere y'imyaka myinshi, umuhanuzi Yesaya yari yaragiriye inama umwami w'Abayuda Ezekiya ko bamwe mu bana be bari kuzajyanwa mu nkiko z'i Babuloni nk'iminyago. Rero Daniyeli yagombaga byimazeyo kubyitegura no kubyakira. Ntiyatakaje ibyashize ari by'umuryango w'abaturanyi b'umuco w'iyobokamana rye gusa, ahubwo yanatakaje indagihe pereza ye yahawe irindi zina, icyamurangaga gishya cyihariye n'imirire mishya. Byasaga nk'aho hazaza yasaga nk'ahatari kugaragara kuri we. Ahari byaragusha ko atari kuzigera agira umugore n'umuryango, kandi ikirenze kuri Yerusalemu hari harafashwe, yewe ndetse n'umwami wabo yari muri gereza. Amasezerano ya Mesiya kuri we muri icyo gihe yasaga nk'adashoboka. Yabonaga mu by'ukuri isi imeze nk'aho yabarangiriyeho. Abaturage Yerusalemu bari bamaze imyaka myinshi bishuka ko Yerusalemu itasenywa. Ibyo byabazanye uruhuri rw'ibibazo. Urugero, ni gute twomatana by'ukuri n'ibintu biduhuza wowe nanjye twishingikirizaho? Mbese iyo tubuze byose, ahari uko kugeragezwa ko kwizera kwacu niko dutera kujya kure y'Imana no kuyirwanya. Nubwo bahabwa ibyo kurya bivuye ku meza y'umwami, Daniyeli n'inshuti ze 3 birinze burundu gufata no kwakira ibintu Imana itemeraga. Igaburo ryari kimwe, ariko hari ikindi cyari kumwe naryo. Amazina mashya yahawe Daniyeli na bagenzi be byari ubwenge bwakoreshejwe ngo bakuremo ibyo babayemo kera, ngo bemere byimaze ibibaranga bishya bitandukanye n'ibya mbere. Ubu noneho niba bari kuzongera komatana n'Imana n'amazina mashya bari barahawe uretse imana z'i Babuloni. Gusa hano dutangira kuhabonera uko Daniyeli yahisemo kutabijyamo. Mahimbano y'amazina y'Abanyabuloni yose yarayahinduye. Izina rye ryari Daniyeli, bisobanurwa ngo Imana niyo mucamanza wanjye. Izina rishya yiswe ryari Beluteshazari, bivuze ngo inzogera, umurinzi w'ubuzima. Inzogera yari akamana gato kahawe Maraduki, ikigirwamana gikuru cy'i Babuloni. Ariko Daniyeli byaramaje cyane kuvuga amazina ya Babuloni kandi atari wahagira. Izina rye ndaga kuvugishwa kimwe na Beluteshazari. Inshuti ze nazo niko byazigendekeye. Witwaga Hananiya, bisobanurwa ngo Imana ni nyabuntu. Yahindutse Shadra ku muyoboke w'Imana y'ukwezi Aku, nuko bihindukamo Shadra, bagabanya kugirwamana Aku, asigarana akanyuguti ka gusa ahinduka Shadraka. Misheli bivuze ngo usa nk'Imana we, bamihinduye Misheli Maraduki, umeze nka Maraduki, ariko ikigirwamana Maraduki nacyo cyagabanyijwe inyuguti, basigana inyuguti imwe ka, ahinduka Mishaki. Azariya bisobanurwa ngo Imana ni umufasha wanjye, yaje guhindurwa Adinabu, umukozi w'ikigirwamana Nabu, ikigirwamana cy'ubwenge. Igihe cyahindurwaga izina rye, nawe ryo ryaje hinduka Bedenego. Rero igice cya mbere cyita cyane kuri izi mpinduka z'ibyabarangaga. Mbese Daniyeli yari nde? Inshuti ze zo zari bandi. Igihe buri kimwe kiberekeye cyahindurwaga,
bari bande igihe batandukanywaga n'imiryango yabo n'abavandimwe babo bose, n'igihe bahuraga n'ibigeragezo by'imibereho y'abakomeye. Mu mvugo ya kimuntu nta hantu herekana abo bahungu ko bakomeye ku bibaranga byabo byihariye, ariko barabikoze, kandi umusaruro wabyo wabaye kuba beza inkubwe 10 kurenza bagenzi babo bitanze kandi bagakurikiza ibya benshi. Ibi tugaragariza byimazeyo ko kubwo kuba nyakuri ku Mana dushobora gukomera ku ibanga ryacu by'ukuri no kugira imbaraga zihamye. Kwizera kwashyizwe mu bigeragezo, kwizera kwageragejwe kuva i Yerusalemu werekera i Babuloni. Daniyeli na bagenzi be barageragejwe, ariko bakomera ku identite yabo, ibyabarangaga ntibabishyira hasi, bakomeza kuba abanyakuri. Mbese twe iyo tugeragejwe turakomeza tugashikama? Ni ahacu ngo dushikame ku kwizera kwacu.